nk'ubu nkanjye mfite impano hafi y'9 zose ziri muri jyewe. Buriya umuntu uvugwa ufite ikigeragezo cyo kuvugwa pe, namugira inama yuko naravuzwe ngira ngo nuko ntavuka inama, baramvuga hahandi noneho naciye no ku kibina cy'abantu bari kumvuga. Imana yihinduye amateka. Abavugaga ko ndizumye ubu basigaye bavuga ko ndi kibonge. Ibihembo by'abanyamagambo se. Njye kubatizwa mu Mwuka Wera. Mana turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo byawe tugiriye, izina ryawe rikuru nirihimbazwe. Waraturinze iminsi yose yatambutse kugeza amagingo turi bazima. Si uko twari beza, si uko hari icyiza twaguhaye ngo tubeho, ahubwo ni urukundo dukunda nabyo bishimirwe. Tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite tuba dufite byose. Turagushimiye kuko ari byo wakoze kugira ngo tubeho. Hari ingabo nyinshi watanze ku bwacu, none aka kanya turakwinginze kugira ngo ururuke kuba mu ruhande rwacu. Uwiteka nudufashe twese, tukugiriyeho umugisha. Uwiteka Imana uturinde Satani n'abadayimoni, turinde ingabo z'umwijima, turinde imbaraga zo mu isi ya gishitani. Ururuka kubana natwe no kutugirira ineza iruta umuntu wese yakwibwiriza kutugirira. Ikuzo n'icyubahiro byawe mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Turabona ko uri umubyeyi, uri umumama ukuze n'udakuze cyane, ariko turakwishimiye. Hanyuma iyi ni televiziyo, ni YouTube channel, ni televiziyo cyane cyane yibanda ku bintu by'Umwuka Wera. Ugiye kutwibwira, tubwire umurimo ukora mu itorero, kandi ndabizi neza yuko turi bukugireho umugisha udasanzwe. Urakoze cyane. Yego, karibu. Nitwa Umutesi Marie Chantal. Njya mvuga ngo iwabo w'umubiri ni Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, mu cyahoze cyitwa Komine Sake. Uyu munsi rero kubera Imana mbarizwa mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Base. Aho niho ntuye, ariko nkorera umurimo w'Imana muri uwo murenge nyine, ariko ku mudugudu witwa Kiruri. Ubwo rero ndi umunyamasengesho. Nicyo kintu cyane abantu banziho, nkunda gusenga cyane, nkunda kuririmba, ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umudiyakoni kuri uwo mudugudu, nkaririmba no muri korali Abizeye Umwami. Ndi mama rero w'abana 7. Abana 7 bose? Ndi mama w'abana 7. Uwa 7 yaratashye, ariko ndashima Imana. Abo turi kumwe ubu ngubu ni abana 4. Yego. Bavuka ku mugabo umwe. Yego. Bitewe n'amateka y'ibyandanze. Yego. Abandi bana 2 bari kumwe na papa wabo kwabo. Yego. Kuko nashakanye n'abagabo 2. Yego. Keretse bibaye ubuhamya, ariko nubwo ari igihe muzabutubwire. Ariko aka kanya rwose ndashima Imana y'amahoro yatugiriye neza, ikamvana Iburasirazuba ikangeza hano mu Majyaruguru ku ibaba ry'Umwuka. Amen. Yampaye umugabo w'umusore rero ndayishimye. Uyu munsi wa none nambaye impeta kubera Imana. Haleluya. Iyo byibutse byonyine umutima wanjye urishima, nkanezerwa, nkumva shimye Imana y'amahoro yakoze ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none ikamvana mu majune, nari mu marira menshi, nari mu mubabaro uteye ubwoba, ariko uyu munsi wa none Imana ndikumva ndi kwishima, n'ukuri nyihereje icyubahiro. Imana yahabwa icyubahiro cyane. N'ukuri nanjye ndakunezerewe rwose. Ni byiza kuba nongerewe n'amahirwe. Ntabwo nari nzi ko ufite abana 7 pe, ntabwo naragomba nabaraga nka 3 wenda, ariko byose ni icyubahiro cy'Imana. Hanyuma rero reka, hari ibintu abantu bibaza cyane, cyangwa se abakristo
bajya bibaza se wavuze ko mu bintu by'ukora harimo amasengesho, avuga ko ufitemo impano y'ubuhanuzi, kandi nakubwiye ko twebwe iyi televiziyo ikintu yibandaho cyane ni umwuka wera. ubwo urumva umwuka wera ujyana n'impano z'umwuka, yego, kandi impano z'umwuka harimo n'impano y'ubuhanuzi. amen. Hari abantu bibaza ngo ni gute umuntu yaba umuhanuzi, ese ni gute, ni iki yakora kugira ngo abe umuhanuzi, ese yakwitwara gute kugira ngo abe umuhanuzi? Ariko muri ibyo bibazo ni byinshi, ariko reka tuze kugenda tubicamo ibice. wowe ahubwo ugiye kuduha ubuhamya, uduhe ntibube bwinshi cyane, ariko tubwire ngo byatangiye gutya, hanyuma igihe kigeze runaka wenda ndaryama ndota, cyangwa se umunsi umwe nkanuye mbona biraje ndimo gusenga, ntabwo nzi ukuntu byagenze. Turashaka tubwire, utumara amatsiko, ese ni iki ko we byakubayeho, kugira ngo n'umuntu wumva yishidikanyaho ufite iyo mpano nyamara wenda atabizi, niba yaranabibonye ntasobanukirwe ibyo ari byo akabisuzugura, ahari wenda wasanga ari cyo gihe cye cyo kugira ngo amenye uko atwara iyo mpano. Yego, karibu rero tubwire gatoya cyane kuri ibyo bintu, tubwire ngo njye bwa mbere byatangiye gutya, nibwo naje kumenya ko ari impano ikora gutya, hanyuma turaza kugera noneho ni iki twakora kugira ngo umuntu agire iyo mpano. Murakoze. Mbere yo kugira ngo musubize icyo kibazo, reka tubanze dusome hano ijambo ry'Imana, yego, riri mu Byakozwe n'Intumwa, ibice 2 duhereye ku murongo wa 1 tugeze ku wa 4. yego, turataruka dusome n'uwa 14. haranditse ngo umunsi wa Pentekote usohoye, yego, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. yego, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. yego, amen. amen. mu by'ukuri ijambo umwuka wera ntabwo ari rishyashya, ahubwo no ku batubanjirije byababayeho. yego, umuntu rero ntabwo yiyumvamo uwo mwuka nk'ibintu wagenda mu muhanda ngo utoragure. yego, bifite aho biva, bifite aho biva cyane, bifite n'ikibizana. yego, aba bantu bari hamwe basenga, barimo basenga, bivuga ngo ntabwo umwuka wera agufatira aho uri hose. yego, oya, uba uri mu mwanya umwe kandi utumbiriye Imana. ntabwo waba uri mu isoko uri guhaha ngo umwuka wera kuzeho, ntabwo bishoboka. ntabwo waba wagiye mu nama ya gitifu ngo umwuka wera kuzeho, byanze bikunze biba bisaba ngo uba uri ahantu runaka wahisemo kwiyegereza Imana, ugasabana nayo, umutima wawe ukaba uri hamwe utumbiriye Uwiteka. mu by'ukuri aba nabo bari hamwe basenga, mbese bumva bahuje imitima yabo iri hamwe. ijambo riratubwiye ngo bari hamwe bahuje umutima, bivuga ngo imitima yabo bose bari bayihuje imeze nk'umuntu umwe cyane. mvugira ngo amen. amen. mu by'ukuri nanjye urambajije ngo mbese byaje bite, byatangiye bite? yego, nanjye ntabwo nari ndi mu nzira ndi kugenda ngo numve biraje. hari ahantu horuje, hari ahantu nari ndi. yego, mvugira ngo amina cyane. amen, amen, amen. Haleluya.
amen. Umwuka wera araryoha cyane, umwuka wera araryoha. amen. Mu by'ukuri njya kubatizwa mu mwuka wera ntabwo byapfuye kuza. Namaze imyaka 4 ntegereje umwuka wera narawubuze, ariko narashyizemo agatege. Ariko washyiragamo imbaraga? Nashyiragamo imbaraga, yego. Mu by'ukuri rimwe naje guhura n'umuntu arambwira ati niba ushaka umwuka wera jya ubyuka saa 9 z'ijoro usenga usaba umwuka wera. Yego. Usenga usabe umwuka azaza. Ndavuga ni saa 9 nanjye ndabyubahiriza. Saa 9 ukajya uzibyuka? Umva, nkajya mbyuka saa 9. Yego. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Arigihe najyaga nsenga nkumva ndashaka umwuka wera, nkashyiramo imbaraga, nkumva ndabishaka cyane, nkaba nanasenga. Kuko njya kubatizwa mu mwuka wera habanje ibintu by'imbaraga. Habanza imbaraga zikajya zintigisa, nasenga imbaraga zikantigisa cyane. Noneho naba mfukamye nk'aha ngaha nkagenda nsimbukisha amavi, nsimbuka nkashiduka ndi gukubita amakofe ku gikuta. Njye nari mfite imbaraga nyinshi cyane zikomeye. Mu by'ukuri niba natangiriye nk'aha ngaha nkashiduka njye ziriya ndi gusimbuka n'amavi. Izo ni imbaraga z'Imana zabanjirije impano y'indimi. Izo mbaraga zakurikiwe n'impano y'indimi, kuko indimi nazo ni impano ukwazo. Yego. Mu by'ukuri umugabo wanjye wa mbere, kuko ntiyarakijijwe ariko yari yarigeze gusengaho. Yego. Noneho birangiye akajya ambwira ngo ariko wowe ngo urabona ibyo atari abadayimoni, ngo ubu wasenga gutyo ngo ukajya ugira imbaraga zingana gutyo ngo ntugire indimi uvuga ngo akaba atari abadayimoni. Ariko byanze bikunze kuko izo mbaraga ntari nzi aho zituruka. Naramubwiye nti uko byagenda kose bizasobanuka, kugira ngo amina cyane. Haleluya, haleluya, amen. Mana yarabikoze. Yego. Yarabikoze. Noneho igihe kimwe muramukazi wanjye nawe yarasengaga, aza kumbwira. Icyo gihe nari ndi gusengera mu nzu mu rugo iwanjye. Mu by'ukuri nafataga n'amasengesho y'iminsi 3 nkiyiriza ndi jyenyine mu rugo. Mugiye muri iyi minsi gusenga byabaye ingumi. Umuntu arabwirirwa agera saa 6 kumva arapfa, ndapfuye karabaye. Ariko ndagira nkubwire ngo mu gusenga wiyirije ubusa havamo izindi mbaraga. Havamo imbaraga zikomeye, havamo ibintu mbese bifasha umutima wawe, bigafasha umubiri, mbese ahantu hose ukagenda wiyumvamo ibindi bintu. Hari akandi kantu kagiye kanyubaka kakamfasha, akantu bita nibature. Nibature mu gitondo. Nibature mu gitondo. Saa 11 cyangwa saa 12. Ego ko Mana yanjye, njye nazindukaga nka saa 9 cyangwa se saa 10. Nkagenda kuko urusengero rwabaga ari kure yanjye. Noneho birangiye nkajya mfata urugendo nkagenda. Hari umudamu najyaga njya kureba. Hari abantu baba bafite abagabo bakijijwe ariko bakijijwe gahoro, bakijijwe gake. Akamubwira, najya kumunyuraho ngo tujyane muri nibature, akamubwira ngo jya wishinga mutesi utagira umugabo. Icyo gihe nta mugabo nagiraga. Mu by'ukuri nakubwira ngo nibanye imyaka 15 ntegereje umugabo. Ntegereje umugabo. Imana yari yarambwiye ubukwe, ndabutegereza kugeza ubwo abantu bajyaga bambaza bati ariko n'ubu nta mugabo urabona? Nta kibazo ufite? Nintegereje Imana. Bati utegereje umuntu uzahubuka ku ijuru akikubita imbere yawe ngo nguyu umugabo? Ngo ukubajije wese wagiye wemera. Abakobwa muri iki gihe rero ubabajije wese baremera, ntibahakana. Ntibajye bahakana. Ariko ndagira nkubwire ngo iyo Imana yakuvutseho, iyo yavuganye nawe, iyo ifite ijambo yakubwiye, ari wowe wa mwuka wera, ntabwo Imana izamanuka mu ijuru n'ibishura byayo ngo ihagarare imbere yawe ngo ikubwire ngo ndagutabaye. Ahubwo izakoresha abandi bantu, izanyura mu bantu
kugira ngo ikumenyeshe amakuru y'ibiriho, ibyiguteganyaho izabinyuza mu bandi bantu. Haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo umbwire ngo mu by'ukuri nanjye Imana yari yaravuganye nanjye ibinyujije mu bandi bantu, na cyane ko nta mwuka wera nari mfite, nta mpano yego. Umwuka wera nari ngufite, ariko nta mpano y'umwuka wera, kuko hari umwuka wera, hari n'impano z'umwuka wera, byose biratandukanye. Ibintu bibiri utaza kubihuza ukagira ngo byose ni ikintu kimwe. Hari impano z'umwuka wera n'umwuka wera nyirizina. Umwuka wera ni wa wundi ukubwiriza kujya gusenga, kubwiriza gufasha umuntu, ukakubwiriza gufasha umuntu ubabaye, kakubwira ati nyamara uriya muntu wenda wamunyura afite agatwaro kamuruhije, wenda niba afite intege nke reka ngo utwaze, ukumva kandi muri wowe ukoze ikintu gikomeye, ukumva ukoze neza, kandi hari aho uzabihemberwa. Yego, amen. Mana ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo uwo mwuka rero ukubwiriza gukora neza, Bibiliya yarambwiye ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ndagira ngo ubwire ngo rero hamwe na wa mwuka wamenye, umwuka urimo, umwuka wera ubundi ni iki? Mwuka wera ni umufasha. Yesu yaravuze ngo ngiye kugenda, ariko sinzabasiga nk'imfubyi, sinzabasiga mwenyine. Ntabwo nzabasiga mwenyine. Mu bigaragara iyo umuntu ari imfubyi nta babyeyi aba afite, ariko umwuka wera yaje nk'umufasha uzadufasha muri uru rugendo, kuko yari azi neza ko muri iyi si harimo ibibazo, harimo amakuba, harimo intambara, kandi byose bikomerera abagenzi. Mu by'ukuri nakubwira ngo iyo bigukomereye ureba hirya ukareba hino, ukavuga uti no gukizwa nshatse ntanabivamo, ariko kubera wa mwuka umufasha wacu agira gutya akakubwira ati ihangane ukomere. Noneho hari ijambo nasomye muri Yakobo riravuga ngo hahirwa uwihangana ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa hazahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo ubwire ngo rero iyi mpano y'umwuka wera nayibonye ingoye, yaranduhije, narasengaga biranga, ariho nakubwiye nti hari umuntu wambwiye ngo uzajya ubyuka saa 9 z'ijoro. Saa 9 nkabyuka nkasenga gatumbira Yesu we, nkavuga ni kuko ubuse ndabura iki, kuki nabatizwa mu mwuka wera ndabura iki? Ubwo birumvikana warariraga, wararyamaga, wakoraga ibishoboka byose ngo urebe kubatizwa mu mwuka. Ego komana, narabikoraga nkumva ndabishaka mana by'ikirenga. Noneho imyaka 4 yose irinda gushira, maze gushira ndangije rimwe nibwo nagiye gusenga mu cyumba ahantu hari umumama twasengeraga mu rugo iwe. Ndangije nkihagera, ariko uwo munsi oya n'undi munsi, umunsi umwe naragiye turi gusenga, arambwira ati rero ati nabonye arambaza ngo none wari wigera uvuga ku ndimi n'umunsi umwe? Ntiwapi. None se hari ubwo wari wigera ushaka kubivuga byibuze bikanga? Ntiwapi, ntabwo birambaho. Ahubwo nakumva nasaze mbikoze. Ariko munsi umwe uwo muramukazi wanjye yarambwiye ati nabonye, icyo gihe nyine nari nakoze amasengesho y'iminsi 3 mfukamye mu nzu iwanjye, arambwira ati nabonye impano y'indimi ishoreranye n'ubuhanuzi. Amen. Ndangije ndakomeza ndahatiriza, ariko hari hasigaye nk'imyaka 2 utagira ngo byari vubaho. Hari hasigaye igihe kinini, ariko nyine Iriasdori bone fore dry I want post the style binifo. Imana imenya ibizaba kera bitari byaba. Ndagira ngo ubwire ngo uko babimbwiye nanjye ntabwo narambiwe, narakomeje ndategereza. Ireba ibizaba rero, iturebera aho tutabasha kumenya, aho tutareba, niyo yari izi ko byanze bikunze izampa wa mwuka wera. Imana ishimwe. Ndangije rero umunsi umwe uwo mama nibwo yambwiraga iryo jambo, arambwira ati rero mbonye uhanura
hatuvuga mu ndimi uranahanura ibintu biremera. Ndavuga ni ukuri byanze bikunze buriya nzahanura, byanga bikunze ibintu bizabibona cyane. Kandi rwose iyo ukeneye umwuka wera ugenda wita no ku Imana iri kuvuga. Niba Imana iri kukuvugaho, niba hari ikiri kuvugana nawe ukabyitaho, ukabizirikana, ukabishyira mu gutwi kwawe, umutima ukabyakira, ubwonko bugatekereza. Ariko ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri narategereje umunsi wo kubatizwa rero mu mwuka wera. Byari bimeze gute? Uragera. Byari bishyushye byanga bikunze. Kugira ngo anzeho. Buriya ikintu kiri butubeho Satani aba yakimenye. Yego. Uwo munsi ndi bujye gusenga muri cya cyumba nabwiriwemo ko babonye ndi guhanura. Yego. Satani aneza ubwoba, hari nimugoroba. Aneza ubwoba, icyo gihe nari mpetse umwana, icyo gihe nari naratandukanye n'umutware, nsigaye nibana. Mfite umwana, nari naratandukanye nawe, mfite umwana w'umwaka n'igice n'inda y'ukwezi kumwe mu nda yanjye. Nari narabyaye yanda rero, noneho mpetse umwana wa kabiri. Ubwo rero ntungwa n'amasengesho, ndavuga nti nta kuntu umugabo yanyanga ngo nanjye nindangiza nicare. Ngomba gusenga Imana byanze bikunze ikampa icyo yavuganye nanjye. Nirangije rero, kuko yari izi ikiri bukore, Satani nawe yari yakimenye, ntangira kugira ikibazo cy'ubwoba. Ngira ubwoba, ndavuga ubu ndanyurahe, ndacaye heno y'umwana. Noneho muri iyo minsi hari igisimba bari bamaze iminsi bavuze mu gace k'iwacu. Kandi aho hantu nanyuraga njya gusenga niho bakivugaga. Yesu we, ndangije ndavuga n'ubu ndabigenzana. Umva, ndangije mpeka umwana, ndavuga ntibyanze bikunze ngomba kujya gusenga. Nsenga Imana, maze gusenga mpita nsohoka. Ndavuga nubwo nateye umuryango umugongo, ndagiye, ntabwo ndi busubire inyuma, ubu nagiye. Birangije rero, maze kugenda, nagize gutya, nyura hahandi, ariko nagiye ndi mu masengesho mu mwuka. Yego. Ndi mu masengesho mu mutima, nyaha abadayimoni ntokesha. Ndavuga ntiyera yo mu ijuru yampamagaye, uyu munsi irabizi ko atari bwo ndi bupfe. Yego. Ni nta sezerano ry'urupfu mfite. Umva, ndagenda hahandi, ndahatambuka, ndi mu masengesho, umutima uri gusenga. Nkinjira rero hahandi, hamwe n'umwuka w'ibyishimo by'uko ngeze hahandi cya gisimba kitafashe. Narasenze ndi gushima Imana, nkizamura isengesho, mba nagiye. Umva, byarumurije. naragurutse, ubwo nari mfukamye hamwe nyine ndi gusenga Imana. Birangiye ndase mu cyumba cy'amasengesho, narapfukamye, ndangije ntangira gusenga nyine nshima Imana ko cya gisimba kitandiye. Birangiye rero, umva, ndasenga, numva ndazamutse, noneho numva ninjiye ahandi hantu. Ndangije numva ururimi ruragobwe. Ntangira kuvuga Igifaransa ntacyo nize, ntangira kuvuga Icyongereza ntacyo nzi. Umva, ndasenga, none agatima gakubita kuri rya yerekwa rya wa muntu wambwiye ko yabonye mvuga indimi. Umva, agatima kikubiseho, umva, nahise nkomerezaho. Ndazivuga, ntabwo biri buncike, reka ndivuge. Narabivuze, ndazivuga ndinigura. Noneho muri iyo minsi abapolisi abasirikare bari bamaze iminsi bakajije umutekano, bari kuvuga ngo ntabwo bashaka abantu bazajya basengera mbese mu ngo, mu byumba, bavuga ko abo bazafata nyine
azabajyana kubafunga. Noneho wa mudamu araza ngo yadi ngo ihangane, akajya nkomaho ngo yanguceceka ngo utatuma banjyana, ngo udatuma banjyana, ahubwo ngewe nkongeze nkumva biranze ndavuga. Ari umwarimu twari dufite yaravuze ngo iyo uri mu muriro w'umwuka wera ngo wajya mu isoko ukabaza n'ipantaro uvuga mu ndimi kandi bakagusubiza. Ni ukuri umva ndagira nkubwire ngo nanjye numvise ari ibintu bishyashya bimbayeho, ariko njye nahise menya ko ari umwuka wera, nahise menya ko noneho mbatijwe mu mwuka, ndabyumva neza cyane, ndavuga ni ukuri. Noneho bukeye bwaho twari twaraye muri icyo cyumba, ndangije ndavuga nti noneho ndazivuga none ni ku manywa, ndazivuga ni inigura, nta kintu kiri mu ntangire, nta muntu noneho uri mu nkoma kubi. Narazivuze amasaha 3 ararangira, ndazivuga cyane, ndazivuga indimi, ndazivuga nkajya numva hari kujya hazamo indimi zitandukanye. Noneho uko bukeye n'uko bwije niko indimi zagendaga zikura. Buri iyo ukibatizwa mu mwuka wera, mbese uba uri umwana, uba uri umwana. Noneho uko ugenda urushaho kuzivuga nuko urushaho gusenga, zigenda zihinduka. Ubu indimi nabatijwemo bwa mbere ntabwo arizo ngifite. Narakuze. Ubu narakuze cyane. Ntabwo indimi nabatijwemo bwa mbere arizo ngifite. Noneho wumva agashya k'Imana rero. Nanazibatijwemo noneho ntaranakirwa mu itorero, kuko jye nabatirijwe muri Assemblée de Dieu. Noneho nza kujya muri ADPR nyuma, noneho niho banyakiriye. Noneho birangiye nibwo naje gushaka kwakirwa, ariko barangije Imana ikoresha umuntu arambwira ngo, ariko kubera ko navugaga mu ndimi gusa ntarahanura, umuntu Imana iramukoresha arambwira ngo kubera kuri inyuma y'itorero ntabwo Imana yaguha impano yo gusobanura izo ndimi utarakirwa mu itorero, kuko bajya bagira ngo ni ibintu uri kwihangishaho. Ndavuga ni ntacyo. Imana irangije ikoresha abandi bantu bakajya basobanura za ndimi rero. Umva, igakoresha abantu bemewe mu itorero bakaba aribo basobanura za ndimi. Umva, ndavuga ntibyanze bikunze nanjye ndi kumwe nayo. Nubwo utari wemewe mu itorero, iki imbere y'Imana wari wemewe. Umva, nari umukirisitu mwiza, numvaga jyewe ubwanjye n'umutima wanjye n'Imana yanjye twari tubiziranyeho. Nubwo bari bataranyakira ariko twari tubiziranyeho. Noneho kubera ko nari narashatse uwo mugabo tutanasezeranye, iwacu batinze kunyakira bavuga ngo ntibazi niba kuri uwo mugabo nari umugore wa mbere cyangwa se twarahuye turi indaya, mbese tugahurira mu kirere. Ariko Imana nkahorana nayo, ikambwira ngo humura bazakwakira. Mu by'ukuri ikintu cyamfashaga kikanyubaka n'ijwi ry'Imana numvaga rimpumuriza, rikambwira ngo bazakwakira. Naho ndagira nkubwire ngo Imana itakubaye hafi, ibyo umuntu anyuramo byose byamugusha. Na cyane ko mpamagawe n'Imana, atari abantu nakurikiwe. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Biraryoshye rwose. Ubwo rero nakubwira ngo mu by'ukuri nyuma rero bamaze kunyakira nibwo Imana yaje noneho kumpa impano zo gusobanura. Yaje kumpa impano yo gusobanura za ndimi, ariko nabwo nemeye kuzisobanura nyuma, na cyane ko natinyaga ijambo rivuga ngo hazabona ishyano uvuga ngo yavuze itavuze. Iryo jambo nari rifite. Ariko utaragera kuri ya mpano y'ubuhanuzi, katugaruke no kantu ko ku ndimi. Ese iyo urimo kuzivuga ni iki nyine usobanukirwa gute ya magambo?
wumva bije mu mutwe mu mutima bigenda bite kugira ngo wumve ikirimo kuvuga kandi abantu benshi babyibaza uriya muntu uvuga biriya bintu ngo nanjye nabivuga ugasanga banabisubiyemo nyamara mu by'ukuri batazi ko hari ikintu Imana iri kukubwira biza bite byo ibi bintu ni ibintu byizana yego ni ibintu byizana utazi nawe nyirabyo wowe nawe ubwawe utazi ngo biri kugenda gute utazi ngo biri kuvahe nta repetisiyo ijya ibaho yo kuvuga indimi niyo wabyihangamo nta minota 5 wamara uri kuvuga indimi ntayo kuko nkanjye mvuga indimi nyinshi zitandukanye mu by'ukuri muri izo ndimi nyinshi nakubwira ngo ziba ari indimi zivangavanze ku buryo wowe ubwawe ushatse no kuzigana ntabwo byakunda. Hari abantu rero bavuga ururimi rumwe, yego abo bavuga ururimi rumwe nibyo byakorohera kubyigana, ariko nkanjye uvuga indimi nyinshi ntabwo byakorohera, kuko rwose niyo wavuga rumwe urwa kabiri ntiwarushobora, kuko hari igihe nshobora njya mvuga ngo wenda abantu bajya batumwa nko mu bihugu batazi ururimi rwaho bigenda bite, ariko na istibone for dry the style nirikia bonifa I want to bonifa I could has been fire rikia dine river muri zandi mu mwuka wera yaguhaye. Yego, hari igihe ushobora kujya mu gihugu Imana ikaguteramo kuvuga ururimi rwaho cyane, mu by'ukuri atari uko warwize mu ishuri ahubwo waruvuga. Yego, ugasanga birahuye n'ikirahuye. Ega no mu byakozwe n'umwa handi twasomye niko. Yego, hari ijambo hano muri ibi bice bibiri kuri uyu murongo wa 14 niho havuga ngo ariko Petero ahagarara nabo 12 ababwira n'ijwi rirenga, ababwira ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Ubuyuda, yemwe bagabo b'Iyudaya n'abatuye i Yerusalemu, mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Abo ntibasinze nk'uko mwibwira, abo ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Nidushaka turekera aho ngaho, ndagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri Petero ubundi imbere yari afite ubwoba, yari umunyabwoba cyane, yari afite ubwoba bw'ikirenga cyane na cyane ko Yesu yigeze kumubwira ati nyamara Petero wowe inkoko iri bubike unyihakanye 3. arangije aramubwira ati ngewe nkwihakana, ati no mu rupfu turajyanayo. Ariko mu by'ukuri yabivugaga yakoreshaga umubiri, kimuhiga kitaramugeraho. Mu by'ukuri Petero namugereranya nk'umuntu utaragerwaho n'ikibazo. Urumva, ubundi umuntu utaragera mu kibazo aba afite imbaraga zo kukubwira ngo ihangane, ariko ikimusaba kwihangana iyo kimugezeho, iyo umubwiye ngo ihangane we ararira cyane, ararira cyane akavuga ati ni ukuri njyewe iyo umbwiye kwihangana ati bimvuna cyane
kuruta uko wabyihorera, urumva. Ariko njye napfushije umwana muri iyi minsi ishize, numvaga nshaka umuntu umbwira ngo ihangane, kuko iyo wambwiraga ngo ihangane numvaga unkomeje, numvaga ari byo bimpaye umutekano. Kuko napfushije umwana ndi bujye mu ivugabutumwa, narabyutse mu gitondo nk'umuntu ugiye kwitegura, nsanga umwana byarangiye. Narabyutse njya hanze ntazi ko umwana byarangiye, ngeze hanze ngaruka mu nzu ndavuga n'ubu byarangiye, nicaye ku buriri ndavuga n'ubu byarangiye nagiye. Noneho mu mutima wanjye hazamo akantu kavuga ngo icyambuza cyonyine ntikeretse numvise ngo umwana wanjye yapfuye. Ako kantu kanyikubise mu mutima kandi ntazi ko umwana yapfuye, ntabizi. Noneho ngiye kureba umwana gutya nsanga neza ibintu byarangiye, muteruye mbona uko yakaryamye nuko yaheze byarangiye. Ariko ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri hari ibintu bitungura umuntu, ariko Imana yo buriya ntiyari yatunguwe na cyane ko nari naraye mu masengesho, twaraye mu masengesho ya korali, kuko hari tekinike, komisiyo tekinike ijya isubira mu ndirimbo kugira ngo bazinoze neza. Nari nayirayemo, noneho hari indirimbo twaririmbye ivuga ngo yaradutabaye, turafashwa cyane. Noneho njya mu mwuka, mpetse wa mwana wanjye, njya mu mwuka ndasimbuka, ndangije njya mu iyerekwa, ndangije mbona abantu bagiye gutaha. Ubwo korali yacu yari ifite, nabonaga ngo ugiye kugira ivugabutumwa, ariko hari n'abandi bantu bagiye gutaha bafite iyindi nzira bakomeje ngo n'amagare, twebwe abandi bagiye n'amamoto. Sinamenya ko mu bagiye gutaha bagiye guhera ku mwana wanjye. Mu by'ukuri nakubwira ngo iryo yerekwa naryo ryarangarukiye, ringarukaho umwana wanjye yitabye Imana. Ariko navuga ngo mu by'ukuri kugeza uyu munsi namaze kwiyakira, ntabwo nkibabazwa nabyo, kuko nzi neza ko nzamusanga mu ijuru. Imana nibimfashamo rwose nzamusangayo, kandi ndabizi neza, ndabizi neza Imana yararinyandikiye. Yego, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nasomye ijambo ari naryo rimpumuriza, rirambwira ngo umukiranutsi naho yagwa ntazarambarara, ntabwo azarambarara. Nakubwira ngo rero uyu munsi wa none naho umukiranutsi yagwa ntazarambarara. Ndi guhumuriza abantu bose bari mu rugendo rujya mu ijuru ngo bahumure. Ari ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Mu by'ukuri nibakomere, bakomere mu rugendo. Iyabahamagaye ibasha no kubaha ubugingo, ibasha kubaha ijuru, ibasha kubazamura, ikabageza aho bo batabasha kwigeza. Imana ishimwe. Amen. Imana y'amahoro rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uko nabatijwe mu mwuka wera nuko nguko biramfasha rero uyu munsi wa none. Ubu ngira sone mu mutima wanjye, iyo ngeze ku kintu kitari cyiza mu mutima hahita hazamo sone, igasona, iki kintu ntabwo ari cyiza, igasona ikambwira iti umva hano ntukoreho, ntukoreho. Urabona ko ari ukuntu abantu bajya no mu ishyamba no gusenya, ariko ngeze n'ahantu hari inkwi z'umuntu, iyo sone ihita isona ikambwira iti ntukoreho. Mbese nkumva umutima wanjye hajemo ikintu kimbuza gukoraho. Uwo mwuka rero nk'umufasha niwe udufasha muri uru rugendo. Mu by'ukuri abasha kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, akagufasha kugenda ukiranuka, kugira ngo udakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Imana ikakureba nabi. Ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri uyu mwuka ajya afasha abantu, keretse iyo winangiye ukaziba amatwi. Iyo uzibye amatwi nibwo utumva icyo umwuka akubwira. Iyo utacyumviye, ariko si uko uba utacyumvise, ahubwo ubirengaho, urabyirengagiza ntucyumvire.
mbese ugasa n'urebye hirya ariko ijwi waryumvise. Yego. Niba uri umukobwa umuhungu akagombye akaguhamagara ngo ngwino unsure, harya ugiye kumusura hari ingufuri washyizeho. Mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Usuye umusore mu by'ukuri wibana, uramusuye uri wenyine, ariko koko wa mukobwa we urasura umusore wenyine wibana wenyine. Ko abasore bagira intebe ku buriri bwabo, ko nta ntebe bagira, ntazo bagira muri salo. Intebe y'umusore iba ku buriri bwe. Ubwo rero iyo imibiri ikururanye ahita ahenurira ku buriri, nta parido, unamwiyatse wivugisha ngo sinshaka umva nuko bita birangira. Ndagira nkubwire ngo rero mu by'ukuri wa mukobwa usura umusore mu nzu ye muri ghetto, ukajya kumusura uzi neza ko yibana, niyo yaba afite mugenzi we aramubwira ati shaba ugiye mbanze nifite umushyitsi. Ariko ndagira nkubwire ngo niyo yaba akijijwe, ndagira ngo uhe urugero. Igihe kimwe nibana, hari umuntu umwe wigeze aza kunsura kandi yari akijijwe, anakijijwe neza. Arangije anyicaye iruhande, ngiye kubona mbona atangiye kundeba icyoroshye. Ndavuga ni wa muntu we ntabwo byoroshye, n'uburatangiye. Ndamureba ariko nk'umuntu utari ufite intege nke zo kugwa. Yego. Naramurebye. Ubundi iyo umuntu w'umusore cyangwa w'umugabo ashaka kukugusha mu cyaha, akwivugishaho akakwikubitishwaho nka hano, akagumishaho nk'isogonda imwe, akagira gutya mu kanya, akongera akivugishwa kandi kantu, akisetsa, akongera agakubita, akamazaho noneho iminota 2. Ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri iyo abonye utari kumukomakoma aramanuka, akamanuka mu kanya akabakoza aha. Ndakubwiza ukuri, mu by'ukuri aho hantu akoze mu kanya wirota uruva wisanga ahandi hantu cyane. Ariko iyo akibikora uhita umwiyama, ukamubwira uti nta ntege nke mfite zo kugwa. Yego. Mu by'ukuri yandebye icyoroshye, ndangije ndamureba, ndamubwira ntariko se ubu ni wowe ndi kureba? Arambwira ngo jewe se sindi umuntu. Ngo jewe sindi umuntu. Uri umuntu nk'umuntu ukijijwe. Yari akijijwe ariko umwuka waratari mwinshi muri we. Niko tubivuga. Umwuka ushobora no kuba uwufite, ariko warangara utaba amaso, Satani akaguca urwaho cyane, umva yabona icyuho ameneramo akagicamo neza, akagukoresha iby'ubupagani kubera ko utabaye maso. Na cyane ko uyu mwuka arerwa n'amasengesho. Iyo udasenga uyu mwuka ashobora kwinjirirwa ukaba wanavangirwa. Iyo udasenga ntube maso, uyu mwuka ashobora kwinjirwamo n'ibindi bintu bikomeye cyane, ukajya wibwira ngo uracyahanura uri mu nzira, kandi mu by'ukuri umwuka yaramaze kwigendera cyangwa se yaravanzwemo n'ibindi bintu. Waramwirukanye ugashyiramo ibyawe cyane. Na stone stable on a style contestable. Hari ukuntu buriya ushobora gufata ikijerekani, ubundi ijerekani irimo amazi, uyikomanze gutya ntabwo isakuza cyane, ushobora kumva ko harimo ibintu cyane, ariko uyikubise nta kirimo, iromongana kuko nta kintu kirimo. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo mu by'ukuri I once born a fire care by fire. I once believe and want still care die in river. Uyu mwuka wera abantu ntibakawukinishe, ntabwo ari igikinisho. Umwuka wera ni impano ituruka ku Uwiteka, ariko noneho abantu bakwiriye kwitondera bakayikoresha neza. Yego. Imana y'amahoro ishimwe. Amen. Kandi habwe icyubahiro. Niba ufite iyo mpano wibwira ngo urayifite,
ntuyisengere, ntusengere za mpano zawe. Nk'ubu nkanjye mfite impano hafi y'9 zose ziri muri jyewe. Yego. Mfite impano yo kuvuga indimi. Yego. Mfite impano y'ubuhanuzi. Yego. Mfite impano yo kuririmba. Yego. Mfite impano y'ijambo. Yego. Mfite impano yo kumenya. Yego. Kuko iyo wavangiwe nshobora kukumenya. Yego, nabyo ni impano kurondora imyuka. Iyo uburondozi rukwaye. N'uburondozi ndabufite. Uburondozi ni kwa kundi ujya mu cyumba abantu bateraniyemo bari gusenga, ariko ugahita wowe umenya ko muri abo bantu hari ibyaha bibihishemo, cyangwa hari umuntu wanze kwatura icyaha kikakomeza no kwijijisha afite iyo mpano atayifite. Hari abantu rero, hari abantu. Yego. Muba muri kumwe mu cyumba cy'amasengesho, akihana ko yibye ikiziriko, kandi icyo kiziriko cyari kiziritseho ihene, ntavuge ko n'ihene yayijyanye, ahubwo akavuga ati natwaye ikiziriko cyonyine. Yego. Ndagira ngo ubwire ngo mu by'ukuri iyo mpano nayo ndayifite, yo kumenya ngo niba yihannye ikiziriko ariko n'ihene yarayijyanye. Yihannye ikiziriko ariko ihene nayo yarayitwaye, arayireka ntiyayivuga cyane. Ndakubwira rero yahene nayo yizana nayo yature kuko nayo uvuze ikiziriko ihene uyisigiye. Uyisigiye iki? Nesti bonere andi story bono ontista dik nestori va irivai grive desta imini fairigre. I was born for and I why grieve desta imini fairikia desta dostoto to study born finally I will grieve desta imini for dry and why grieve desta. Amen. I once bought I want grievance to this type verify and why giris to no style benefy greediness to deliver. I want a story very clear and story very day and a bonus. I why agree and why gris to study and a story very day and wise to do no study bottom. Amen. Abantu bajya bakinisha impano y'ubuhanuzi cyangwa se y'uburondozi. Mu by'ukuri niba umuntu ari kukubwira ati nyamara iyeze, ukwiriye kwiyeza neza. Yego. Nshobora no kukubwira ntihane, ariko ibyo wihana nabyo ndi kubireba. Yego. Ariko iyo ukomeje kurushya umwuka w'Imana, ndabivuga. Kuko mu by'ukuri ntabwo nakwemera ko tugomya kubura umugisha hejuru yawe. Usibye ko ari igihe Imana ivuga iti abanyabyaha ntibazamuza kugirira neza abadakora ibyaha. Yajya ivuga ngo mbagiriye neza, wa wundi wibitseho icyaha nawe akavuga ati nanjye ngiriye neza. Guteze kandi utari muri ubwo bari, kandi utari gukuraho igituma Imana ikugirira neza. Ubundi bajya bavuga ngo Imana ntirya ruswa, ariko ruswa ya mbere nabonye ni ukwihana ibyaha. Iyo wihannye ibyaha, iyo ni ruswa waha Imana ikayemera. Yego. Ariko ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri Imana y'amahoro iyo ikubwiye ngo ihane, ibigira ngo ubusabane bwawe nayo burushaho kugenda neza cyane. Ndagira nkubwire ngo rero mu by'ukuri Imana y'amahoro iyo tuyubashye nayo iratwubahisha. Iyo tuyumviye nayo iratwumvira iyo dusenze. Ubwo muri bya bindi byatuma umuntu abo umuhanuzi mwiza agende kubyumva, harimo kuyumvira, harimo kuyubaha, harimo no kwihana. Kwihana ubundi nicyo kibanza. Yego. Iyo wihannye, yego, ibintu byose nuvuga ngo harimo kwihana, kuyubaha, ikindi waruvuze kuyumvira. Iki ni ikintu wahereho cy'ingenzi. Ntabwo bipfa kuza gutyo, barabiharanira. Urabisengera warangiza za mana. Ubwo ndimo nagira ngo abantu dukurikiye bagende bakuramo utwo tuntu badutoramo. Yego. Urabiharanira. Yego. Ugasenga cyane ubishyizeho umutima. Yego. Mu by'ukuri Imana nta mafaranga wayiha, sibyo? Nta ruswa, nta feza, nta zahabu wayiha. Ariko ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri
iyi Mana igusaba kuyitwaraho neza. Urumva? Uyitwaraho neza, wirinda icyaha n'igisa nacyo. Ubu ni ugukiranuka. Ni ugukiranuka. Hari indirimbo mfite ivuga ku gukiranuka, ngo kiranuka gusa. Urumva? Ubundi wubaha Imana. Ariko YouTube channel yawe yitwa ngo kugira ngo n'abantu bayimenye bajye bashaka izo ndirimbo zawe, kuko urumva zirimo ubutumwa, kandi umuntu umuhanuzi ntabwo indirimbo zipfa kuza gutya, zirimo ubutumwa abantu bureba. Ubundi yitwa ngo iki kugira ngo n'umuntu ushaka no kumenya izo ndirimbo azikurikireho cyangwa se yazisanga he? Iyi channel turi gukoresha cyangwa se iyi televiziyo turi gukoreraho niyo bazajya bazishakiraho, kuko mu by'ukuri njye sindagira channel yanjye, ntago ndagira kuri urwo rwego, ariko ndagira nkubwire ngo iyi channel turiho bazabicekinge, indirimbo zanjye ziriho. Ntabwo ndakora umuziki uhambaye, ariko byibuze nabaye nshyizeho sample y'ibintu bazajya bareba bakavuga bati ibi bintu nyamara biramutse bigize ukundi kuntu bigenda byaryoha. Turibuze no gushyiraho nimero zawe, umuntu ushaka kugushyigikira cyangwa se ushaka kuvugana nawe, ushaka kuguhamagara yahamagara iyo nimero, sibyo? Turaza kuyivuga turimo dusoza. Mfite indirimbo kuri iyi channel, indirimbo yitwa umuntu. Yitwa umuntu. Hanyuma hari n'indi ndirimbo yitwa humura, nayo iri kuri iyi channel. Ubwo rero umuntu ushaka kugira ngo amenye neza azarebe no kuri izo ndirimbo, azitega amatwi, cyane cyane iyo ndirimbo yitwa umuntu bazayitega amatwi bumve ubutumwa burimo. Kandi niyo yitwa humura, iri guhumuriza abantu. Iyo ndirimbo niyo nahimbye bwa mbere nkitangira guhimba. Nari ndi mu kababaro kenshi, nari ndi mu mwanya uteye ubwoba, hahandi nibanaga nyine ntegereje Imana, nkajya mpora ndira amarira menshi mbwira Imana ntariko nakugize nte, bituma mbabaza bigeze ahangaha. Ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri utarenga kuri ako kantu. Ese hari ikintu bitwaye koko kubwira Imana umeze nk'uyitonganya? Ariko Mana, ko nsenga, kumfukama, kuki ngumyagurana ibi bintu mbabariza iki? Urumva tuhita tubigerekaho ko tuzikishoboye byose nta cyayinanira. Kuyihamya uvuga icyo kintu kitagikora ni icyaha cyangwa ntago ari icyaha, nabyo mbimye y'amatsiko. Umuhe muntu ushaka kuvuga Imana ntazagutuka, akira no ko yabwira Imana ibyo bintu. Rero ntabwo bikwiriye. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo azabona ishyano utonganye yamuremye. Ntago ari byiza, ntago ari byiza gutonganya Imana. Gusa kubera ko turi abantu, iyo umubabaro ukurembeje, gusa ngo restimene for the star, hari umwuka wera ujya utunihira iminiho. Noneho ikijambo wajyanye gihengamye, umwuka akakikorora neza. Cyane ko n'igihe ukivuga ugahita wihana. Ugahita uvuga uti Mana mbabarira rwose bitewe n'umujinya n'uburaka n'umubabaro mfite. None ari umuntu ngo yibwiye ngo ariko Mana ngo ubutumbitse amajigo amabinga hejuru yo ngiyo mu ijuru, ngo utari kundeba koko ngo kumerewe nabi. Mbese ayibwira ijambo rikomeye cyane. Ariko ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri Imana ntago wayitonganya, ikora ibintu byayo ku murongo. Hari uwavuze ngo iyo igukereje iragutegera, ariko ndagira nkubwire ngo niyigenze gahoro ntikererwa. Ntikererwa. Ndatekereza ukuntu namaze imyaka 15 ntegereje umugabo, kugeza uyu munsi wa none nkaba mufite noneho tubyaranye 5. Mana, ndagira nkubwire ngo wa muntu w'Imana we, atari Imana yagufatiye umurokore ku gakano, umusore w'umurokore utarashakaho, atari yo yamugufatiye ku gakano, ntabwo yakwemera warabyaye. Biragoye. Noneho jye nari mfite abana 2. Urumva? Noneho iza kubwira umusore wo mu majyaruguru, iramubwira ngo uwawe nzamuzana ngo kandi n'uwakure. Urumva? Ahora ategereje, agahora ategereje uwo muntu wakure, akabura aho kura hariho. Hari umuntu wamwibeshye arangije amubwira ngo hari umuntu ngo wibuyoga ngo ndashaka kuguhanga inomero ziwe, ariko kuko yari yibitseho ijambo ry'umuntu wakure
aravuga ati se kure ni Buyoga kandi atuye hano kuri Base ababarira ubwiza ukuri Imana ikubwiye kure ugahura n'umuntu w'Ibuyoga watekereza kaho kure ari Buyoga Ibuyoga utagesha 700 kuva hano ndagira mubwire ngo mu by'ukuri Ibuyoga siho kure aho nawe arangije abwira Imana ngo Mana niba ari we koko izi nomero bampaye zicemo ariko niba atari we ntizicemo angumva arazihamagara agihagararanye na wa wundi uzimuhaye zanga gucamo ngakakomeza akamubwira ngo ngero ucishemo akongera akanyuzamo biranga neza burundu amubwira ati se hari icyo ntakoze arahebura arigendera noneho rero nanjye twaje guhura rwose uza amasengesho nasengeye Jangwani ku giti cy'inyoni ariya muri buriya buvumo ndi gushaka umugabo amavi yabaye nk'ayene kubera gushaka umugabo umva ndakubwiza ukuri naravuze ngo iyo menya ko ari mu majyaruguru hano kuri Base mba narafatiyeho nkajya kumureba ni hafi nuri kuzamuka umva icyo gihe nabaga mu Bugesera aho nabaga Imana yarampungishije amahembe ubuhamya bwanjye ariko ubuhamya tuzabuvugaho tuzafata umunsi tuvugeho cyane rwose niba na ngombwa tuzicara ahantu heza nyine tubiganire kuko urumva ko harimo ibintu byinshi ubuhamya bwanjye bukora ku bantu bose kuko nabayeho nk'umupfakazi mbaho nk'uko umugore n'umugabo babanye nabyo ndabimenya ndongera asubira kuba nk'umukobwa nabwo numva uko abakobwa barushye abakobwa buriya nabo bafite ingorane ntabwo yava mu nzu atinyujijemo agasokozo mu mutwe ntiyava mu rugo atinyujije amazi ku maguru ngo yisige arebe neza ko nahura n'agasore katari bumurebe nawe ubwo rero ibyo byose ni imiruho y'abakobwa kandi wowe ushobora kubireba nk'uko ufitiye urugo ukumva we ntacyo bikubwiye ariko kuri we biba bifite ikintu gikomeye bivuze kuri we Imana ishimwe hanyuma rero turimo no gusoza yego tubonye ko impano y'ubuhanuzi irakorerwa yego ntabwo ari ikintu cyitwa kuza gutyo n'umuntu bahanuriye ko cyangwa se ufitiye message yuko azaba umuhanuzi ntabwo bizapfa kuza gutyo atabikoreye bisaba gusenga gusoma ijambo ry'Imana kumvira Imana kubaha Imana gukiranuka ndetse akajya ahora yihana buri munsi ko bukeye nuko kwiyeza cyane yiyeza agasenga kenshi ubwo rero abantu mufite iyo mpano cyangwa se Imana yavuzeho ko icyo kintu gihari nyamuneka ibyo bintu batubwiye tubikurikirane njyewe cyane narabyumvishe kubikorera ubu niyo message nyine ntwaye ku giti cyane ubwo nawe muntu dukurikiye hari iki nawe hari ibyo bukure turimo dusoza rero ndagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye bazareba ikiganiro cyawe urababwira nongera usubire mu mazina babwiye nimero za telefone hanyuma unabahereze icyanditswe cyangwa se Imana ikubwiye muri uyu munota ushobora kuba bababwira ngewe ibyanjye baza kwibwira ku ruhande kuko byanga bikunze wenda ari iby'Imana yabwiye tuvugana abantu ntago nabishinga bamufite aho murebera ushaka kuba urimo unganirira umubisobanurira ariko uri kureba ibindi byanjye rero ibyanjye ubwo ni ku ruhande nyuma y'abantu bataza no kumva ibyo bambwiye bishaka amasezerano agirirwa ishyari umva bayagirira amashyari cyane iyo Imana ivugana nawe the story very dry I once born fine to still be ene once to be kiyadari nk'ubu tujyana gusenga tukajyana nk'ahantu ukumva Imana imvuzeho wowe ugataha nta kikubwiye ushobora kungirira ishyari ukavuga uti umuntu tujyane niba twanateze n'imodoka cyangwa se tukatega na moto ndagira nkubwire ngo tukagera aho tugiye natanze amafaranga nawe wayatanga ikamvugaho wowe ntikuvugeho umva byanze bikunze utahana umujinya ugashyiramo yego niyo utarakara cyane ariko nikabura ariko ngiye babajije iki yego urayibaza yego okay duhe iyo message hanyuma tubwire nayo mazina na nimero ya telefone kwa bifuza kugushyigikira yego ubwo ibindi uranyuma dusenyera dusoza Imana iguhe umugisha mu by'ukuri nitwe Umutesi Marie Chantal nkuko nabibabwiye nkorera umurimo hano Ikiruri nkuko nabivuze nkitangira ariko nabwira abantu kwegera Imana cyane
kwegera Imana cyane, bagasenga kenshi, kandi ikindi bakajya bumvira umwuka w'Imana. Abanyamwuka bafite umwuka w'Imana bakajya bumvira Imana ikivugana nabo. Yego. Kuko iyo uteshutse gake ku cy'umwuka yakubwiye, mu by'ukuri ukomeza kubigira akamenyero, umwuka yageraho akakureka ukajya ukora ibyo ushaka, wageraho ukaba nk'akahebwe cyane. Bya bindi bavuga ngo umutima w'akahebwe. Umwuka ageraho akagenda gake gake yigendera, ukajya wumva ngo uriya muntu yarahanuraga ngo none yarazimye, byararangiye, ko yakonje, ko byagenze gutya, ariko ni wowe wabigizemo uruhare. None niba ufite iyo mpano ntusenge ngo Imana ikongerera amavuta, niba wasengeye abarwayi, niba wasengeye abanyabibazo, ntugende ngo wongere wicaginge. Rega umunyamwuka aba ameze nka telefone irimo umuriro. Noneho iyo telefone yashizemo umuriro, iyo hasigayemo akantu gakeya gatuma wenda umuntu abasha kwaka, reka byite telefone kugira ngo ibashe kwaka. Yego, umuntu kujya kwicomeka birumvikana. Hari igihe biri kukwereka ngo rowe batiri wowe, urumva? None iri kukwereka batiri rowe, bivuga ngo nudahita uyicaginga irashiramo umuriro izima. Yego. Umunyamwuka nawe udasenga ngo yicaginge ameze nka batiri yashizemo umuriro, iyo adasenze arazima, kandi kugira ngo azongere yake bisaba kumushitura. Ego mana yanjye, bisaba izindi imbaraga. Yego. Nk'ubu nureba urwego muhagazeho, ndamutse nibeshye nkasubira inyuma nkagwa mu byaha, tuvuge nk'ubu ngubu icyaha kijya kibasha kuzimya cyane n'Imana yanga urunuka, nayo irabivuga mu ijambo ryayo, icyaha cy'ubusambanyi. Ubusambanyi ni bubi Imana, ubusambanyi ni bubi, ni ikintu Imana yanga kibi cyane mu buzima bwanjye. Ni icyaha gikorerwa mu mubiri. Mu mubiri, imbere mu mubiri, ngo niyo mpamvu Imana icyanga urunuka, gikorerwa imbere mu mubiri. Ndagira nkubwire ngo iki cyaha gituma uzima neza neza, ukazima. Niyo wabyihagamo kwa kundi nyine abantu baba basanzwe bakuzi ko uri umuhanuzi, wajya ahantu uti ni ntahanura baragira ngo iki, umva? Iyo ugiye ukabyihagamo uravangirwa byanze bikunze. Ikintu kigufasha ni iki? Ni uko wihana. Iyo wihannye rero Imana irongeye ikakugarukaho, ariko byanze bikunze iyo utagiye kubyaturira mu ruhame, cyane kikuvaho, cyangwa usange umuyobozi w'itorero ibyo muvuga ngo wizeye ni ibiki, urumva? None se ko abantu ikibazo batihana, uvuga ati ndagenda mbibwira umuntu mu gitondo bisange byakwiriye karitsiye. Hari indwara yateye abantu, ubundi ushaka gukira indwara urayirata. Hari indwara yateye abantu, umuntu akava nk'ina akiruka akajya nko mu cyumba i Kigali yakoreye icyaha inaha, akajya kwihanirayo ngo niho batanzi ngo ntibazamenye. Ubwo wagiye no mu cyumba cya nijoro, yego, wajya no kubyihana ukabyihana wubitse umutwe ngo atagira no kureba mu maso. Mu by'ukuri icyo cyaha byanze bikunze, ubundi ngo iyo uri kwihana wubitse umutwe gutya, ngo Satani ngo agira gutya igikumwe gakavuga ngo okay abishiye akabanga, urumva? Ndagira nkubwire ngo icyaha watuye ukanamiza nicyo cyaha kikuvaho neza. Nuse ko hari umuntu numvishe ngo ntabwo mbizi neza nabyumvishe mu makuru babivuga nyine bisanzwe, ngo yihanye icyaha avuga yuko umwana w'umugabo wa mbere atari uwo mugabo nyine babana, ngo yabyihaniye umuntu ku muryango muri protocole, babizi ko mu nsengero kugira ngo winjire hagiye bakwihanisha. Ngo yagiye kugera iwabo atashye, gasanga umugabo ngo imyenda yayisohoye byose yashyize hanze, nari butamwirukana. Ndavuga si ibyo bintu si byo byaba ari bibi, ahubwo ntiwakwizerana umuntu umwe nka pasiteri runaka cyangwa se niyo Mana ukaba wayihanira. Oya, kwihana ngo uri kubwira Imana gusa nabyo ntabwo byemewe. Hari ijambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubone uko musabirana imbabazi.
ariko nanone umuntu w'umwizerwa waturiwe ibyaha agahita bituruna akabigezaho bitagomba kugera, abameze nka Namani Gehazi niwe watwaye ibibembe Namani yakijijwe. Yego, yazanye ibiguzi kubiha Elisa. Amaze kubimuha Elisa arabyanga. Amaze kubyanga Gehazi ati koko bya bindi biramufata koko banga biriya bintu by'agaciro bingana kuriya. Abamwirutseho aramubwira ati yewe ati databuja arambwira ngo bya bintu ngo bizane none arabyemewe. Ndagiye kubwira ngo mu by'ukuri Elisa nk'umunyamwuka wa mwuka wera twabanjirijeho, yego, Imana yamuhaye amaso yo kureba ibyo Gehazi arimo. Aramubwira ati ibibembe yararwaye niwe bigiye. Uriya muntu baturira ibyaha abifitiye ubushobozi bwo kumusabira imbabazi, ntazimusabire bivuye ku mutima ahubwo akajya kubyasasa cyangwa kubyamamaza. Uriya muntu nawe akwiriye rwose gusubirwaho. Uriya muntu ntabwo aba ari umuntu w'umwizerwa, ntabwo aba ari uw'umwizerwa. N'Imana ntiyamwizera. Umuntu utizewe n'umuntu mugenzi we ngo amubikire ibanga, Imana niyo yamwizera. Ubwo mu yandi magambo abantu bashyira ku miryango bihanisha bacunge neza kuko abantu kandi bari abizerwa cyangwa atarabizerwa. Ndagira nkubwire ngo bariya abantu barebye nabi bazagwa kuri iriya miryango. Kubera iki? Kubera ko niba barahagiye nk'abizerwa, Imana yarakwizeye ikakugabira impano, ikaguha umurimo, ikakugirira icyizere, ndetse n'abantu bakakikugirira, warangiza ukajya kubyasasa uba umeze nka Gehazi. Ibibembe bikujyaho nubwo udahita ubisesa ngo ubibone ko byakugiyeho, ariko uriya muntu abakoze ikintu kibi cyane. Abakoze ikikujye wa wundi umva rwose ari we na wa wundi wihannye ntawe baba bataniye. Ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri abantu bige kugira n'ibanga. Rega n'Imana itoranya abantu ariko irebeye no kwibanga. Iyo ugira ibanga Imana irakwizera nayo ikakugabira umurimo wayo, ndetse ikanakubitsa ibanga ryayo kuko ibizi kutazarimena, sibyo? Ndagira nkubwire ngo rero abantu bagirirwa icyizere bakaturirwa ibyaha, keretse wenda pasiteri uramutse umwaturiye, kuko bari abayobozi bagira impano nabo ubwabo, ndetse bavugana n'Imana. Imana nyir'ijuru n'isi yabagize ambasaderi mu isi, ibaha ubushobozi bwo kuyobora itorero. Ndagira nkubwire ngo bariya abantu nabizerwa. Aramutse uramwaturira, yashaka akakugirira imbabazi, akakusabira Imana imbabazi, ariko iyo abonye ko kuguhagarika ari byo biri butume umutima wawe ukira neza, nyuma akazakugarura akakwakira usabye n'itorero imbabazi, abikora uko umwuka yabimutegetse. Yego, ariko twebwe ntabwo twajya kuvuga ngo reka tubigenze gutya. Ndagira nkubwire ngo rwose bahanuzi bagenzi banjye, bene data, mufite impano z'ubuhanuzi, mufite impano z'Imana yabahaye. Hari abafite impano zo gukiza indwara, hari abafite impano zo guhanura nk'uko burondozi, kuririmba, kumenya nk'uko nzifite uko nguko, ariko mfite n'impano y'ibanga. Yego, pe naravuze umuntu ushaka kugira ibanga ashatse yaza akambwira, kuko abandi nabonye umara kubimubwira, uca ahangaha nawe agaca hariya agiye kubibwira uwo mwahoze muvuga. Ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri hari umugabo twari duturanye hariya mu Bugesera. Mu by'ukuri nigeze kuvugana nawe ibintu, arangije aca ruhinga nyuma ako kanya tukimara kuvuga ahita ajya kubibwira uwo twabivuganyeho. Ubwo ndi kukubwira impamvu nafashe icyemezo cyo kugira ibanga mu mutima wanjye. Arangije agiye kubibwira uwo twahoze tuvuga, ndangije ngeze ako kanya ahita ambwira ati koko
ibintu wakoze ni ibiki, ibintu wahoze umvuga ni ibiki. Arabimbwira n'ukuri kw'Imana, nsanga wa muntu ndamubaza koko mu by'ukuri ni iki cyaguteye kuvuga ibintu twahoze tuvuga. Arambwira ngo none se ngo nge narinde akabati ngo ikintu cyakunaniye kukibika ngo kukiwumva ko ari njyewe washobora kubibika. Umva nese fata umwanzuro ndavuga ni ikintu ntabasha gusubiramo ndi imbere y'abantu, ikintu cyancisha umutwe, ikintu cyatuma nahagarara ngo ku maguru yanjye abiri ngo nongere ngisubiremo, sinshobora kukivuga niyo wancijuse. Ubu ngubu kugira ngo nirinde kubinjajwa, kuko iyo uri umunyempano wirinda ubujajwa, nukuri ndi imbere y'Imana ishobora byose, wirinda ubugambo, kuko iyo ugiye mu kibina cy'amagambo n'Imana ntikureba neza. Ubwo rero ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri nirinda amagambo muri icyo gihe cyose. Imana yangiriye icyizere kugeza uyu munsi, kandi ndahamya ntashidikanya ko nta muntu uravuga ngo Mutesi yamvuze ibi. Ahubwo aho kugira ngo mvuge undi muntu, ndavuga nti reka nivugire ibyanjye. Wenda wajya kuvuga ukavuga ko nivuze, ukavuga ibyanjye nivuzeho, ariko utavuze ngo runaka namuvuze. Ariko Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Uyu munsi wa none ndumva urwego ngezeho rwose narushimira Imana. Wenda umbwiraho akantu gatoya ku bantu bagira amagambo. Ibihembo by'abanyamagambo ni urupfu. Icya mbere ni urupfu, icya kabiri ni uko bya bindi wakoze nawe bikugarukaho, ubundi ngakebo wagereyemo abandi niko nawe uzagererwamo. Nawe nyuma barakuvuga ukumva uko amagambo aryana. Hanyuma se wa muntu wavuzwe ni iki wamubwira abigenza ati? Umuntu uvugwa wabigenza ati? Umuntu uvugwa rero bakuvuze ukajya kwiyama, wazamaza isamaguru, wazahora wiyama. Hari uwavuze ngo wakubitira imbwa gusutama yazimara. Urumva, ndagira nkubwire ngo mu by'ukuri buriya umuntu uvugwa ufite ikigeragezo cyo kuvugwa pe, namugira inama y'uko yajya yicecekera akabitura Imana. Ubundi nta nkovu y'uruvugo. Mutesi naravuzwe ndavugwa, noneho ndi kwitegura ubukweho naravuzwe, ngira ngo nuko ntavuka inaha. Baramvuga hahandi noneho naciye no ku kibina cy'abantu bari kumvuga, ndahagararaho gato ngo mbanze numve. Baramvuga bagera no ku kuntu nuzura umwuka wera n'ukuntu mvuga indimi, byose barabivuga. Reka nigendere. Noneho ngeze haruguru ndakebuka ndabareba, bose basekeye rimwe, baramwara, baravuga batari ku bundi ninde ubiza. Basigaye bisubiranamo, nge nigendeye. Kandi n'uyu munsi nta sababu nagiye guteza, nta kajagari nagiye guteza ngo mwahoze mumvugira iki. Nese ubundi iminwa ibereyeho kuvuga ngo ubuze inyombya kuyomba keretse ashaka kuba nkayo. Nta wabuze inyombya kuyomba keretse ashaka kuba nkazo. Ubwo rero nakubwira ngo mu by'ukuri abantu bafite ikigeragezo cy'amagambo bavugwa bihangane, Imana ikizurubwa. Ibyo bavuga hari igihe bazatahira kuvuga, Imana yihinduye amateka, nabo bahindura amagambo, bakajya baza bakwihobereshwa bavuga ngo twaragusengeye, ngo rwose mwene data twaragusengera, kandi nibo bakuvuze bwa mbere, bagomyaga bakuvuga. Iyo guhinduriye amateka rero, abantu nabo bahindura amagambo. Abavugaga ko ndizumye ubu basigaye bavuga ko ndi kibonge. Ubu ubwo ugira ngo hari ibyo Imana idakora. Imana ibintu ikora birahambaye kandi biratangaje. Amen. Uyu munsi wa none rero nakubwira ngo we munyamwuka bigumemo neza, uhagarare neza. Imana izakorana nawe umurimo kandi izakubahisha, izagushyira hejuru, izaguha icyubahiro kandi izagusiga ubwiza. Abantu nibajya bakubona bakubonemo Imana, aho kukubona nk'umusambanyi, kukubona nk'umusinzi, nunyuraho bavuge bati dore uri imivu yaramwishe yaramumaze, ariko bakubone nk'umukozi
nk'umukozi w'Imana, bakubone nk'umukozi w'Imana, bavuge bati ni ukuri uriya ni umukozi w'Imana, bifuze kumera nkawe. Bajye batega baze bashakije babaze bati kuri aka gasozi ubundi twakura hehe umuntu usenga, bavuge bati kwa runaka, baze bakurebe. Ariko ndagira nkubwire ngo abantu bari bakwiriye kurinda impano zabo, bakarinda agakiza bahawe, kugira ngo Imana ihererwe icyubahiro muri bo. Imana ishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Hanyuma babwire ya nimero yawe, bibutse ya nimero yawe. Hanyuma umuntu wose ukeneye gushyigikira Mutesi mu ndirimbo ze, cyane cyane ko kujya muri studio bisaba amafaranga, ndetse bibaye na byiza yakora video zazo yifuza. Rero reka tubwire nimero, hanyuma umuntu ushaka kumushyigikira ni kuri iyo nimero. Yego, nomero yanjye ya MTN. Yego, 0780 0780 80 nanone 35 35 11 0780 yego 80 yego 35 yego 11. Noneho Tigo yanjye yego 0722 78 95 04 yego 0722 yego 98 95 yego 04. Yego. Hanyuma abantu mwifuza guhura na Mutesi cyangwa se mama Mutesi, ni izo nimero mwamubonaho. Ushaka kumushyigikira, harimo bwifuza ko mwasengana, cyane ko abantu muri iki gihe batakizera ubuhanuzi, ariko nababwira ko muri iki gihe numwe mubo nabashimira, cyangwa se navuga ngo muri iki gihe nibyo twaganiriye n'ijambo ry'Imana, numwizerwa. Rero Imana ibaha umugisha. Telefone yanjye ni 0788 6922 ku bantu mwifuza kuganira nanjye, cyane cyane mukangurira abantu ijambo ry'Imana, cyangwa se mushaka kutubwira impano mufite, mushobora kwigisha abandi uburyo bashobora kuzitwaramo, cyangwa se bashobora gukuza izo mpano zabo. Mwumvishe ko twize impano nyinshi zitandukanye. Noneho tuvuga ku mpano y'ubuhanuzi, cyane cyane tuvuga ibyo wakora kugira ngo ubashe kuba umuhanuzi muzima, mwiza kandi ukwiriye. Hari akantu yavuze none nasoza avuga ngo kugira ibanga, bivuze ngo umuhanuzi agomba kuba ari umuntu ugira ibanga. Rero Imana ibamugisha cyane. Reka musabe adusengere dusoza. Ubwo ngiye message zanjye niye nizanyira zimbwira, mwebwe ubwo muzamuhamagare kuri ya nimero twavuze. Iyi ni Holy Spirit Ministry. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Nagira ngo mbabwire ko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Abantu bose nubwo hari abahanuzi birirwa bacyatsa batukisha izina ry'Imana, ariko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ubwo rero ntabwo abantu bose bapfuye, ntabwo ari uko bapfuye mu mwuka cyangwa birirwa bipapiramo ibyo kuvuga. Kandi iyo nsenze Imana ikambuza ikintu, ntabwo ngikora. Nk'ubu niba twanasengana n'umuntu kuri telefone, Imana ikabimbuza, ntabwo nongera kubikora. Ntabwo mpfa gusengera aho mbonye, simpfa gusengera abantu mbonye. Nshobora no kujya gusengera umuntu bitewe n'impamvu Imana ikambwira ngo ntumuramburireho ibiganza byawe, nkabyirinda. Ubwo rero kumvira umwuka nicyo cy'ingenzi bahanuzi bagenzi banjye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana rero. Murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye. Mwakoze kuntumira. Kandi rwose igihe cyose muzakenera, uzagaruka vuba cyane tubwire ku buhamya, noneho aribwo tujyamo cyane kuko nzi ko bufasha abantu. Ubuhamya burahari kandi bwiza rwose, bugira aho buvana abantu naho bubashyitsa. Ari naho nabutanze kuri Zaburi nshya. Imana y'amahoro ibaha umugisha uyu munsi wa none. Mugubwe neza, mukomeze kubigumamo, mbifurije kubirambamo. Kandi Imana izaduhembera aho idusanze. Sinzi niba mwanyemerera, ari akantu nibutse ya ndirimbo nkayicishaho. Nta kibazo. Yego. Iriya ndirimbo ndumva nayisozesha kugira ngo umuntu uri buyumve nawe arusheho kugira gushyira mu bikorwa ibyayo. Yego.
jyewe nabonye kubaha Uwiteka ari byo ngenzi, niyo mpamvu nigengesera bigatuma nirinda, nkagenda n'ubushishozi kugira ngo Uwiteka atambonaho umugayo, nkagenda n'ubushishozi kugira ngo Uwiteka atambonaho umugayo. Jyewe nabonye kubaha Uwiteka ari byo ngenzi, niyo mpamvu nigengesera bigatuma nirinda, nkagenda n'ubushishozi kugira ngo Uwiteka atambonaho umugayo, nkagenda n'ubushishozi kugira ngo Uwiteka atambonaho umugayo. Kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye. Kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye. Dawidi yubashye Imana ari umwana muto cyane, imukura mu rwuri, imuhindura uwo kubahwa, ndetse yamuhaye ubwami, imuhindura igikomangoma, ndetse yamuhaye ubwami, imuhindura igikomangoma. Dawidi yubashye Imana ari umwana muto cyane, imukura mu rwuri, imuhindura uwo kubahwa, ndetse yamuhaye ubwami, imuhindura igikomangoma, ndetse yamuhaye ubwami, imuhindura igikomangoma. Kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye. Bavandimwe nshuti zanjye, bene data bakundwa, reka mbagire inama ya kigabo, muze twubaha Imana. Bavandimwe nshuti zanjye, bene data bakundwa, reka mbagire inama ya kigabo, muze twubaha Imana, kuko byose ariyo bikomokaho, ntacyo yatwima twayubashye, kuko byose ariyo bikomokaho, ntacyo yatwima twayubashye. Kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kiranuka kiranuka gusa kandi wubaha Imana, kuko
kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye, kuko byose ariyo biturukaho, ntacyo yakwimuwa yubashye. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Yego, reka dusenga Imana dusoze. Yego. Imana ibaha umugisha cyane. Imana yacu nziza, se umwami wacu Yesu Kristo, murengezi ku bugingo bwacu, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri uwera, tugushimiye neza n'urukundo byawe watugiriye, izina ryawe rikuru nirihimbazwe. Waraturinze n'uyu munsi waturinze, wabanye natwe Uwiteka kuva dutangiye kugeza dusoza, wabanye natwe, nushimwe, shyirwa hejuru y'amajuru yose kuko uri uwo kwizerwa. Ayi data wa twese mwiza, restai birifayari kiyadayi, turi imbere y'amaso yawe, turakwinginze ngushorere iki kiganiro kandi kizagirira umumaro abacyumva, kizagirira umumaro umuntu wese uzagitega amatwi, kandi uzaha umugisha umuntu wese wumva iri jambo akaryumvira. Uwiteka, ndakwinginze niwite ku bantu bawe, kandi abantu barusheho gusobanukirwa n'imbaraga z'umwuka wera, imbaraga Uwiteka Imana ziva mu ijambo ryawe, imbaraga ziva mu cyo wavuganye n'umuntu wawe, imbaraga ziva mu cyo wavuganye n'abantu bakubaha ndetse bakakubahisha. Ndakwinginze Uwiteka, girira neza ubugingo bwacu, urushaho kutuba hafi no kuturengera, kandi ni ukuri dufashwa na Kristo uduha imbaraga, uko niko Pawulo yavuze. Natwe turakwinginze muri aka kanya ngo uduhe imbaraga, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuhagaze yirinda atagwa. Ndakwinginze ngo uturinde kuva mu byizerwa, uturinde kugwa isari, kandi isarura ryari rigeze, uturinde muri byose. Ndakwinginze Uwiteka, tubere ingabo idukingira ku manywa na nijoro, tube hafi kuko uri ubwugamo bwacu. Ibyo ukunda n'ibyo ushima nibibe nk'uko ushaka, byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, urakoze. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Yego namwe.